Turabasuhuje abakurikiye Easy Life Talk, aho tuzajya tugenda tuganira duhuza ahahiseho mu bwana no mu gihe cy'ubu ngubu. Hari ukuntu umuntu mukuru aba afite imyitwarire runaka, ariko iyo myitwarire yaba myiza cyangwa se ari mibi ikaba ifitanye isano n'ahahise heho mu bwana. Ni ukuvuga ngo kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 8 cyangwa se kuva ku myaka 0 kugeza kuri 18 ni imyaka aho ubuzima bw'umuntu bw'ahazaza mu bijyanye n'amarangamutima ndetse n'imyitwarire buremerwa, ariko cyane cyane kuva ku myaka 0 kugeza ku myaka 8, aho ngaho niho haba hari uruhare runini. Ibi ngibi rero ni iki kiganiro nicyo kiba tugenda tugaruka ku guhuza ahahiseho mu bwana no mu gihe cy'ubu ngubu cyangwa se mu ndagihe, ibyo bita present mu rurimi rw'icyongereza. Ese ni iyihe myitwarire yaba ari myiza cyangwa se mibi umuntu mukuru aba afite, ariko ikaba ifitanye isano n'ahahise heho mu bwana? Nge uzajya ubagezaho kino kiganiro cyangwa se tuzagenda tubana muri bino biganiro, ndi MBOT. Uyu munsi tugiye kuba twarebera hamwe ese ni izihe ngaruka umwana w'umukobwa ahura nazo iyo yapfushije nyina umubyara ari muri ya myaka twabonye mu biganiro byatambutse, ya myaka aho umwana uhuye n'ibibazo bitandukanye n'ubuzima bugoranye, ndetse akaba yahura n'ibimukomeretsa cyane amarangamutima. Tugiye kuba twareba ku mwana w'umukobwa noneho uba warabuze umubyeyi w'umumama agapfa agasigarana na papa we umubyara, ariko papa we akaba adahari mu buryo bw'amarangamutima. Ari wa mugabo uhari cyangwa se wa mupapa uhari mu buryo buri physical presence, mu buryo bugaragara, akamusura, akamugurira buri kimwe cyose akeneye, akamuha ibyo umwana wese yakenera birimo ibyo gukinisha ibipupe, amafaranga y'ishuri, ibyo kurya n'ibyo kwambara. Ibyo byose umwana w'umukobwa akaba yabibona, ariko agasigarana ikibazo cy'uko mu buryo bw'amarangamutima, cyane ko umwana w'umukobwa aba ari attached cyangwa se role model we mu buryo bw'ahazaza, uwo azareberaho kuba yashaka umugabo, akenshi na kenshi bikunze kuba ari umubyeyi cyangwa se umurera w'umugabo. Rero tugiye kuba muri iki kiganiro twareba ese umwana w'umukobwa wapfushije mama w'umubyara agasigarana na papa we, ariko papa we akaba hari mu buryo buri physical, ari physically present, ariko emotionally ari absent, mu buryo bw'amarangamutima adahari, mu by'ukuri aba ahari ariko adahari mu buryo bwuzuye. Muri ubwo buryo bwombi kuko ni ingenzi mu mikurire y'umwana. Rero uyu munsi niyo topic turi buze kwibanda kuri Easy Life Talk. Birashoboka yuko umubyeyi ataba agambiriye kuba yakima umwana we umwanya, turi kuvuga cyane cyane ku mubyeyi w'umupapa cyangwa se w'umugabo, ariko mu by'ukuri kwa kundi abagabo bitereye cyangwa se kwa kundi abapapa baba bameze, atari abantu b'amarangamutima, atari abantu biteguye kuba bakina cyangwa se baganira n'abana mu buryo umwana yiyumvamo yuko atekanye ku bijyanye n'amarangamutima ye, bitewe n'uko amarangamutima y'umwana aremanywa n'uwo bari kumwe cyangwa se n'umurera. Rero ibyo nibyo tugiye kuganiraho kuri uyu munsi, twibutsa abantu badukurikiye bashyashya batarakora subscribe kugira ngo muyikore, ibiganiro byacu nibijya bijyaho mujye muhita mubibona. Ubwo nanone bisaba kuba wakoze kuri ka kazogera kugira ngo ujye tubona notification. Ikindi muduhe comment zanyu zirakenewe kugira ngo tugumye kugenda twubaka kino kiganiro kizafasha kubaka sosiyete aho abana cyangwa se n'abantu bakuze bagenda bamenya isano ishobora kuba hagati y'ahahise n'igihe kizaza. Rero uyu munsi munyemerere dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu kigiye kwibanda ku ngingo ivuga ngo ese umwana w'umukobwa kubura mama we no kutitabwaho na papa we, inkomoko y'ibikomere by'umwana w'umukobwa ahura nabyo bikazamugiraho ingaruka yarakuze, yarabaye umuntu mukuru, ariko mu by'ukuri namenye impamvu yitwara uko yitwara cyangwa se ibyo ahura nabyo mu buzima bwo mu myaka y'ubukure bifitanye isano n'ahahise.
Duhereye ku kiganiro twari twarakoze ubushize kijyanye n'imyaka, aho ibikomere byo mu bwana biba bifite ingaruka ikomeye ku marangamutima ndetse n'umubiri rusange w'umwana. Hagati y'imyaka kuva kuri 0 kugeza ku myaka 8, umwana uhuye n'icyago cyangwa se n'ubuzima butoroshye muri iyi myaka agenda ahura n'ibimugoye azabana nabyo mu gihe azaba yarakuze. Rero ku bantu batakurikiranye ikiganiro gisobanura neza uburyo ki imyaka y'umwana kuva kuri 0 kugeza ku 8 cyangwa se no kuva kuri 0 kugeza kuri 18, aho ngaho niho ibikomere byiganza kandi biba bifite ingaruka zikomeye ku bana. Ikiganiro twakozeho mbere, turabashishikariza ko mwakireba nacyo kugira ngo mubashe gukurikirana n'ibi ngibi muzi inkomoko cyangwa se ibisobanuro biri hagati yo kuba umwana yagira ibyago runaka cyangwa yaba mu buzima bugoranye muri iki gihe cy'imyaka bikaba byamugiraho ingaruka. Ingaruka ya mbere rero hano, ingaruka ya mbere yo kuba umwana w'umukobwa yabura mama we mu gihe cy'imyaka y'ubutoya, cyane cyane ya yindi twarebye mu minsi ishize mu biganiro twagize, aho kuva ku myaka kuva kuri 0 kugeza ku myaka 8, iyo umwana ahuye n'ibikomeye mu buzima muri icyo gihe, aho biba bifite igisobanuro gikomeye cyane ku gukomereka kw'amarangamutima ye. Rero hano ikintu cya mbere cyangwa se ingaruka ya mbere itari nziza umwana w'umukobwa ahura nayo, cyane cyane mu gihe cy'ubukure ariko ifitanye isano no muri cya gihe cy'ubwana, ni ukuvuga ngo abura muri wa mwanya nyina umubyara aba yarapfuye, abura ikintu cyitwa core comfort. Core comfort ni ukuvuga ngo abura ya magambo meza y'umubyeyi, ya magambo umubyeyi abwira umwana amuhumuriza igihe yagize ikibazo, kwa kundi umubyeyi afureba umwana cyangwa se asimbiza umwana ari kumuhoza, kwa kundi umubyeyi aba yiteguye kuba yahoza umwana we mu gihe afite ibyiyumviro biremereye cyangwa se igihe yumva adatekanye. Kuringaniza amarangamutima y'umwana bikozwe n'umubyeyi w'umumama muri cya gihe umwana aba amukeneye, iyo ngiyo iba ari ingaruka ya mbere umwana w'umukobwa ahura nayo. Ikindi ni uko umwana w'umukobwa yigira kuba umugore cyangwa se kugira femininity cyangwa se kugira ibyiyumviro ndetse n'imbaraga ndetse n'ubwenge bigirwa n'igitsina gore. Umwana w'umukobwa abyigira kuri mama we, kwa kundi umubyeyi w'umumama aba ari umuntu wita ku tuntu twose two mu rugo, uzana urukundo mu rugo, uzana nko kudekora mu rugo cyangwa se n'utundi tuntu dutandukanye ababyeyi b'abamama bakora, guteka cyane cyane ku mirimo yo mu rugo. Kuriya kuntu baba bafasha barumuna b'uwo mwana cyangwa se bakuru b'uwo mwana, umwana w'umukobwa agenda abyigiraho areba ngo umuntu w'umumama cyangwa se w'umukobwa cyangwa se w'igitsina gore yitwara gutya mu rugo. Ibyo byose bijyanye no kuvuga ngo identity y'igitsina gore, umwana w'umukobwa abyigira kuri mama we umubyara. Igihe rero yamubuze akiri mutoya, asigarana icyitwa identity gap cyangwa se abafite icyuho cyo kuba nta role model afite mu buzima bwe. Nta role model aba afite kubera ko role model wa mbere ku mwana w'umukobwa aba ari mama we umubyara. Umwana w'umukobwa asigara muri we mu buryo buri unconscious cyangwa se mu buryo atabasha kugenzura, asigara yibaza ikibazo kivuga kiti ese ndinde ko niyumvamo nk'umuntu udafite inkomoko ku bijyanye no kuvuga ngo hari umumaro, identity cyangwa se purpose. Ibyo byose umwana w'umukobwa aba agenda abyigira kuri nyina umubyara. Iyo rero amubuze ahura n'icyo kibazo. Ikindi ni uko agira icyitwa hidden guilt. Ni ukuvuga ngo imitekerereze y'abana bakiri bato cyangwa se y'abantu bakiri bato bose, iyo ibintu bitagenze neza, bitewe n'uko no mu biganiro twabonye, ikiganiro twabonye cy'ushize
kigenda kivuga kuri ya myaka. Ahangaha ni ukuvuga ngo abantu bakiri bato ubwonko bwabo, abana ndetse n'abandi bose batarava mu myaka igenerwa abantu bakiri batoya, ubwo ni munsi y'imyaka 18, ikintu cyose iyo kibaye kuri mind ye cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze ye, asigara yibaza ati kubera iki kino cyabaye, ese sinabigizemo uruhare. Asigara yishinja cyangwa se afite ipfunwe y'ibyabaye, yibaza ati iyo nza kuba meze gutya ntabwo byari kuba byaragenze nk'uku nguku bimeze. Iyo nza kuba wenda niteguye kuba nagira icyo mpindura mama ntabashe gupfa, byari kuba bifite ukundi kuntu bimeze. Rero bitewe na bwa bushobozi bw'ubwonko bw'umwana ukiri mutoya buba butabasha gusesengura ikintu cyabaye, asigara afite nk'ipfunwe cyangwa se isoni y'uko atari ahari kugira ngo agire icyo akora, umubyeyi we ntabe yaratabarutse. Icyo nicyo bita hidden guilt, ni ukwishinja ibintu mu by'ukuri nawe ubwawe udafitemo uruhare ariko ukumva ufite uko kwishinja. So rero iyo nayo n'indi ngaruka umwana agenda ahura nayo. Hari n'uburyo bigenda bimwafekta cyangwa se bimugiraho ingaruka mu buzima bwe bwa buri munsi muri cya gihe aba yarakuze. Ikindi kibazo umwana w'umukobwa wabuze umubyeyi w'umumama akiri mutoya ni ikijyanye n'ikintu cyitwa attachment issues, kwa kundi tugirana umubano n'abantu mu buryo bwo kuba ari umubano ushingiye ku marangamutima, cyane cyane nko mu rukundo. Gukunda kwaba ari ugukundana hagati y'inshuti bisanzwe, zabiza nimba uri umukobwa ugakundana ukaba ufite aba best friend b'abakobwa, niba uri ukaba wagira n'ab'abahungu. Icyo gihe uwo mubano ushingiye ku marangamutima uzamo ibibazo, cyane cyane. Reka tugaruke hano ku bijyanye na romantic relationship cyangwa se umubano ugamije gukundana bisanzwe kugira ngo abantu bazabe bakora famiye. Ni ukuvuga ngo aho ngaho haba harimo ibibazo bishingiye ku kuba umwana yaragize ibyo byago byo kubura mama we umubyara. Icyo gihe haba ayo marangamutima y'uwo mwana aba yarakomeretse kuri icyo gihe, noneho bikaba byatuma muri cya gihe yakuze agiye kujya mu mubano cyangwa se agiye gukora relationship iri romantic, haba harimo ibibazo bigiye bitandukanye. Aba ari wa mwana w'umukobwa, niyo yaba ari kumwe n'umuntu umubabaza, niyo yaba ari kumwe n'umuntu umuca inyuma, niyo yaba ari kumwe n'umuntu umusuzugura, umufata nk'aho ntacyo amaze kuri we, kubera aba yarabuze umuntu mu buzima bwe akiri mutoya, aba afite impungenge zo kongera kubura undi muntu uri hafi ye, kuko nimba yarabuze nyina umubyara ari we muntu wari kuba hafi ye cyane, ni nkaho aba afata mu buzima bwe ko uwo nguwo uje wundi muri relationship cyangwa se uwo nguwo uje kugira ngo bagirane amarangamutima yegeranye, attachment. Ni ukuvuga ngo aba afite ubwoba bwo kongera kubura undi muntu umuri hafi, bityo rero bigatuma habaho ibyo bibazo. Kuko nko mu mubano iyo uri kumwe n'umuntu utakuzamura cyangwa se utakubahira uko uri, biba bigoye, ntago umubano wanyu uba ushobora kuramba. Ariko umwana wahuye n'iki kibazo agira icyitwa nyine kwizirika ku muntu, kandi mu by'ukuri abona ko uwo muntu ari kwizirikaho nta kintu bizamara, nta kintu bizatanga. Aho kuba yafata decision yo kwicara ngo avuga ati ibi bintu ntabwo biri kugenda neza, reka uyu mubano muhagarike, ahubwo kuwuhagarika nicyo kintu kimugora. Gufata umwanzuro wo kureka umuntu yongeye kwegereza amarangamutima ye biramugora, bitewe n'uko aba afite ubwoba n'impungenge zo kongera kubabara nk'uko yababaye akiri umwana. Ikindi kibazo gikunze kubaho ni uburyo bwo kuba nimba hari ikibazo kibayemo muri relationship, aba ari wa muntu uzaceceka ntagire icyo avuga, akakora shutdown, agaceceka, bitewe n'uko ibyo akora byose cyangwa se ibyo atekereza byose aba yanga ko hagira ikibazo kivuka kigatuma wa mubano uri buze kongera
gusenyuka, aba ameze ababona nk'aho igihe byaba bibaye yuko atandukanye n'uwo muntu byakongera bikamusubiza mu bihe byashize byo mu bwana. Iki gice cyacu cy'iki kiganiro kiragaruka nanone ku kuba wa mwana w'umukobwa yarapfushije mama we akiri mutoya, ariko nanone akaba afite papa we uhari, ariko papa we akaba adafite ubumenyi bujyanye no kuba azafasha wa mwana we w'umukobwa mu buryo bw'amarangamutima, cyangwa se nanone akaba ari wa mupapa n'ubundi utiteguye kuba yakita ku mwana we, haba ari mu buryo bw'amarangamutima, haba no kuba yamuha n'ibindi byose umwana w'umukobwa akenera. Ariko cyane cyane hano turi kwibanda muri ya myaka yo mu bwana ya mbere ya 18, cyangwa se iri hagati yo kuva 0 kugeza ku 8 ndetse no gukomeza munsi ya 18. Ni ukuvuga ngo hano iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro tugiye gukomerezaho, ni ukuvuga ngo ese nimba papa we ahari, we atarapfuye, ese bigenda bite iyo papa we atabashije kuhaba mu buryo bwuzuye, full presence? Kuba atabashije kuhaba, byaba ari ukuba ari ibintu yagambiriye, cyangwa se byaba ari no kuba ari ibintu adafiteho ubumenyi ku bijyanye n'iki, ku bijyanye n'uburyo bwo kurera umwana ukiri mutoya, umwana ukiri munsi y'imyaka 8. Ese bizagenda bite? Noneho binakomeze, uwo mwana nanakura akagera muri ya myaka y'ubugimbi yo kuzamuka kugeza kuri 18, ese mu gihe atahabaye muri icyo gihe cy'iyo myaka yose, uwo mwana birumvikana yuko akura nk'umwana wabayeho adafite ababyeyi bombi, afite igikomere cy'uko mama we yapfuye, afite igikomere cy'uko papa we ahari ariko atamwitayeho cyangwa se atamwitayeho. Urumva biba ari ibindi bikomere bikurikiyeho. Noneho muri we, bitewe na bwa bushobozi bwo kugenzura ibijyanye n'intekerezo, asigara noneho yiblaminga, cyangwa se afite ya hidden guilt twabonye ruguru, cyangwa se kwa kwicuza, cyangwa se no kwishinja ibintu umuntu atagizemo uruhare, akaba yagira ikintu kivuga ngo yakifata noneho nk'umuntu w'imfubyi mu buryo bwuzuye. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyo abona, kuko mama yarapfuye, papa yarahari ariko ameze nk'udahari. Ibyo byose ni ibindi biza byiyongera kuri icyo gikomere aba yarahuye nacyo cyo kubura umubyeyi we w'umama. Reka rero turebe noneho, ese igihe umubyeyi w'umupapa cyangwa se w'umugabo ahari, ariko mu buryo bw'amarangamutima akaba adahari. Ni ukuvuga ngo ubundi mu buryo busanzwe, kuba umuntu ahari physically cyangwa se kuba umuntu ahari mu buryo bugaragarira amaso, bitandukanye no kuba umuntu yahaba mu buryo bw'amarangamutima. Physical presence itandukanye na emotional presence. Bishatse kuvuga ngo umubyeyi w'umugabo arahari, yego, umwana abona ibyo kurya, cyangwa se abona minervari, cyangwa se abona imyenda yo kwambara, ariko icyo bita the empathy, cyangwa se bwa buryo bw'amarangamutima, bwa buryo bwo kuba ari kumwe n'umwana, mu buryo bwo kuba yakina nawe, bwa buryo bwo kuba yamubwira utugambo tw'abana tutarimo logique abagabo baba bifitiye. Ubwo ni bwo buryo bw'amarangamutima, aho umuntu ashobora kuba hari physically ariko mu buryo bw'amarangamutima adahari. Uwo mwana w'umukobwa rero ahura n'ikintu cyitwa invisible child syndrome. Invisible child syndrome ni ukuvuga ngo uwo mwana w'umukobwa aribwira ati, cyangwa se muri we yiyumvisha ko, akaniyemeza yuko ibyiyumviro bye bidahabwa agaciro, cyangwa se bitamataringa. Ni ukuvuga ngo aba yumva kuba afite bya byiyumviro by'umwana w'umukobwa ukiri mutoya, umwana w'umukobwa uzafata udupupa akaduheka, cyangwa se agafata nk'isuma akayikoramo umwana akamuheka. Ibyo byiyumviro bye, cyangwa se uko yiyumva
kwa gutangira kugira role model yo kuba ari umuntu uzavamo umugore w'ahazaza, iyo ibyo byiyumviro bye bidahawe agaciro ngo akomerwe amashyi cyangwa se ashimirwe cyangwa se umuntu umuri hafi amugaragarize yuko ibyo akora ari byiza ndetse biri kumufasha mu mikurire ye, icyo gihe yibona nk'umuntu utagaragara, agira icyitwa invisible child syndrome. Ni ukuvuga ngo yiga muri we yuko ari umuntu ibyiyumviro bye bidahabwa agaciro. Ikindi agenda ahura nacyo ni ikintu kijyanye no kutizera urukundo cyangwa se affection. Affection mu kinyarwanda ni nko affection mu kinyarwanda umuntu yabiha inyito ivuga ko ari nk'urukundo umuntu agaragariza undi mu buryo bwumvikanisha ko amwitayeho, amwiyegereje kandi amukunda mu buryo bwuzuye. Ni ukuvuga ngo uwo mwana w'umukobwa wahuye n'icyo kintu cyo kuvuga ngo ise arahari ariko ntago ahari mu buryo bw'amarangamutima, ahura n'icyo kigerayo cyangwa se muri we yishyiramo yuko adakwiye kwizera urukundo, cyangwa se nimvuga urukundo hano twumve affection, bya byiyumviro umuntu aba akeneye byo kugira ngo yumve akunzwe, aba yumva aba ari wa muntu utazabyizera, aba ari wa muntu mu hazaza he h'umubano n'abantu b'igitsina gabo mu gihe hakenewe romantic relationship. Icyo gihe azumva ko iyo relationship nta mutekano ifite, kubera ko azaba afite za mpungenge z'uko uwo nguwo nawe yaba ameze nka papa we, kubera ko ingaruka ibibazo abana bacamo bikabagiraho ingaruka mu buryo bw'amarangamutima, biba bizaba uwo mwana abazakura akagira impungenge z'uko ibizamubaho yarakuze byakongera kugira ishusho nk'iby'ibyo yaciyemo akiri umwana. Bishatse kuvuga ngo no mu mubano we n'umuntu bazashakana cyangwa se bazagirana romantic relationship, azaba afitemo gushidikanya, azaba yumva relationship itari safe, yumva adatekanye, ndetse azaba afite gushidikanya yibaza atese uyu muntu ko ari umugabo byazamera nk'uko papa byagenze, kandi papa ari we muntu wari kumba hafi. Akaba rero yagira icyitwa mistrust of male affection. Ikindi ni icyitwa double loss effect. Double loss effect ni ukuvuga ngo ni bimwe nari navuze mbere ruguru, aba ameze nk'uwabuze ababyeyi bose cyangwa se yarabuze byose nk'ingata imenye. Ni ukuvuga ngo umubyeyi umwe yaragiye, undi arahari ariko hari adahari. Biba bivuze ko afite izo insecurities ebyiri, cyangwa se afite uko gukomereka kubiri ko kuba yarabuze umubyeyi we umubyara w'umugore, akaba n'uwasigaye nawe adahari kugira ngo amuguyaguye mu buryo bw'amarangamutima. Hanyuma rero ibi byose bisigira izihe ngaruka uyu mwana w'umukobwa? Ubwo izo ngaruka ni za zindi noneho aba azahura nazo yarakuze. Hari izo twagiye tugarukaho cyangwa se twanagarutseho mu biganiro byacu byatambutse, cyane cyane ku kiganiro twakoze bwa mbere gisobanura iyi ngingo tuzajya tuganiraho hano kuri Easy Life Talk. Ni ukuvuga ngo long term effect cyangwa se ingaruka z'ahazaza, hari kuba ari wa muntu ufite ya people pleasing behavior twabonye, aba yirinda kuba yavuga oya kugira ngo itaza kugira ingaruka zo kongera gutakaza uwo muntu. Ibyo akora byose abikora agamije gushimisha umuntu uhari cyangwa se gushimisha abantu, kubera ko aba afite cya cyuho cy'uko yasizwe akiri umwana, aba ari kurwanya ko yakongera gusigwa nanone. Ikindi ni icyitwa fear of abandonment. Ni ukuvuga ngo muri we n'ubundi iyo people pleasing ibishingiye kuba afite ubwoba bw'uko yakongera kuba rejected cyangwa se akabura umuntu uri hafi muri relationship iri current arimo, cyangwa se relationship yo muri icyo gihe cyo kuba yarakoze. Ikindi kintu ni icyitwa kutabasha kugenzura amarangamutima ye.
aba adafite uburyo bwo kugenzura amarangamutima ye bitewe n'uko ntago yabyize akiri umwana. Twabonye kwa kuntu umubyeyi w'umumama ahumuriza umwana akamubwira ati wenda n'urugero nimba umwana arize kubera ko atabonye bombo cyangwa se n'akandi kantu kamushimisha, kwa kuntu umubyeyi yamubwira ati hangane ndakakugurira biragenda gutya, ni ukuvuga ngo biba bishatse kuvuga ngo aba ari kumwigisha kugenzura amarangamutima ye. Rero mu gihe atabibonye, ikibaho ni uko aba azakura ari wa muntu utagenzura amarangamutima ye, agira ibyitwa outburst ni ukuvuga ngo ni kwa kundi kuhita arakara kubera ko cya gihe akiri umwana yararize ariko ntiyabona umuhoza. Bishatse kuvuga ngo nibyo biba bimeze nk'aho biri kugenda bigaruka, cyangwa se akaba ari wa muntu uzaceceka agaceceka. Kubera iki? N'ubundi aba yarabuze umuntu umuhumuriza kugira ngo nawe ubwe muri cya gihe yari akiri umwana abashe gusohora ya marangamutima, kuko nimba mama we yarakuze atamubona, yabonaga noneho na se akaba hari mu buryo bwo kuba adahari mu buryo bw'amarangamutima. Ibyo ngibyo biba byaramutoje yuko nta muntu wo kuririra uhari. Icyo gihe rero nimba habayemo ibibazo muri relationship yarakuze, aba ari wa muntu utazafungukira uwo bari kumwe ngo amubwire ati hari ikibazo iki n'iki. Ikindi ni ukutigirira icyizere, nabyo twabirebyeho, cyangwa se kugira ibyitwa perfectionism, kumva ko agomba gukora ibintu bikagenda neza. Icyo nacyo ni iyindi mbogamizi agenda ahura nayo igihe aba ari umuntu w'umukuru. Ikindi nanone gikomeye cyane gikunze kubaho ku bana b'abakobwa bakuru cyangwa se n'abamama nabo bibabaho, akenshi na kenshi usanga bataka uburwayi runaka budakira, cyane cyane umutwe udakira ndetse no kuribwa cyane mu gifu. Ibyo nabyo ni ibyitwa psychosomatic issues. Psychosomatic issues ni ukuvuga ngo ni ibibazo umuntu agenda agira, uburwayi bw'umutwe udakira, kuribwa mu gifu, kuribwa cyane umubiri, cyangwa se kumva umubiri utameze neza. Ibi ngibi biba bituruka ku marangamutima ataragenze neza, cyangwa se amarangamutima atameze neza, ariko noneho kuba amarangamutima atameze neza bikagaragarira cyangwa se bikigaragara